What's up guys, iyo ni Peter Press nanone mbahaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nk'ibisanzwe nkuko nabimamenyesheje tuzaye dutumira abatumirwa batandukanye bafite impano zitandukanye, yaba mu myidagaduro, mu muziki, muri fashion, muri politiki, ahantu hose hatandukanye. Uyu munsi nanone rero dufite umutumirwa. Muraho neza. Yego, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Okay, guys, nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa afite imyambaro. Reka tumuhereze ikaze atubwire icyo akora, uwo ari we, aduhereze amakuru ahagije kugira ngo tuganire tuziranye. Amazina yanjye nitwa Sylvie Nyiraneza Sylvie, niyo mazina bwite yanjye. Yego, nkaba ndi fashion designer, nambika abantu imyenda itandukanye. Yitwa Sylvie, ni fashion designer. So Sylvie, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze. Guys, mbahaye ikaze. Iyi ni Peter Press nk'ibisanzwe. Nizere ko mwamaze gukanda subscribe. Mujye muduhereza ibitekerezo bitandukanye, musharinge video, musangize inshuti n'abavandimwe. Twagira ngo noneho utubwire muri rusange umwuga wa fashion, ese ukoresha amazina muri fashion designing yawe? Amazina nkoresha ni Sylvie House of Fashion Design. Wow, n'ubundi ukoresha amazina yawe? Byiza cyane. So watunyuremo muri makeya, kuba fashion designer no mu Rwanda urabibona ute? Okay, mu Rwanda ntago birajya ku rwego ruri hejuru cyane, ariko biri kuzamuka. Hari aho byavuye, hari aho bigeze. Yego. Ni ibintu bitanga icyizere, n'umwuga utanga icyizere ukurikije uko bibona? Bitanga icyizere kuko bamwe batinyutse bakabijyamo bakabura inyungu, hari icyo bimariye, ni byiza, bituma n'abandi batinyuka, bigenda bitanga umusaruro. Ngenda mbibona kuri bagenzi banjye b'urubyiruko, sinyengenye nuko ari njye abashe kugera ahangaha. Byumvikane ko fashion design ari ikintu kiri kugenda kizamuka gitera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri nagira ngo tunyuremo muri makeya nk'urugendo rwawe kuva wenda sinzi aho watangiriye kugeza uyu munsi uri gukora imyenda nk'iyi ngiyi. Byatangiye bite, byaje bite? Tunyuriremo muri make nka story, utubwire ati wenda natangiye ntya, bigenda gutya. Tunyuriremo kugira twumve ese ni ibintu bishoboka koko cyangwa se hari izindi mbaraga bisaba. Murakoze cyane. Ukuntu ngiye byatangiye, buri wese agira ukuntu byatangiye ku giti cyiwe. Ariko ngiye nakuze mbone iwacu n'undi ari abatayeli badoda, ari mama na papa na abatayeli. Noneho nanjye nyine nkura ntabyitayeho, mbona ariko bakabinshishikariza, nkabyanga. Nyuma nza kurangiza segonderi, mbona yuko kugira umwuga wibikaho ku buzima bwawe ari byiza nk'umwana w'umukobwa. Yego, byatangiye rero noneho niga ubutayeli bisanzwe nko kudoda, niga ariko ntashaka kwiga biciriritse byo hasi, bimwe byo muri quartier. Numva ndashaka kwiga biri mu rwego ruri hejuru, noneho bikava ku rundi rwego rw'abandi bamenyereye bikajya kuri ruri hejuru. Bitangira rero niga, ntangira ku dukote tw'abakobwa, dukositimu,
ndadukora ntera kuryanye ndaryidodera ntangira kubona umukiriya umwe aje nkamukora nkabona aranshimira ati wakoze neza wawe ukavuga ni byiza ngenda nkomerezaho hakaza n'ubundi ambwira ati ndashaka ikanzu bituma mbona ko ngomba kwiga n'ibindi byose nabyo nkabimenya ku buryo n'abantu b'abageni bagiye muri civile arambwira ati ndashaka ikanzu ya civile nkayamwambika akampa n'undi gutya n'amashati y'abagabo nk'uyu nguyu hingi urayibona uko imeze nuko byagiye biza byiza cyane urugendo rutoroshye ariko rwiza rw'ingirakamaro birumvikana ko ni umuhamagaro cyangwa se n'impano wenda wakomoye ku babyeyi utangira utabikunze ariko amaherezo wisanga nawe ubirimo so nagira ngo muri make utwereke imwe mu myambaro waba warakoze amadizayini atandukanye nimba uyafite ugende twereka hari ukuntu wenda ukora nk'umwenda ukawohereza nk'izina nibyo ugende ukore nka ka presentation uvuga iyi shati ikoze gutya yitwa gutya nyine udukundishe nyine imyambaro wakoze sibyo murakoze bwa mbere ndahera kuri shati mfite mu ntoki iyi shati y'ingi ubundi bakunda kuzita ngo ni made in Rwanda yego ubundi izi shati zigenda zitandukana bitewe na tisi umwenda ikozemo umwenda ikozemo bitandukana ku itisi n'umuntu ugiye kuyigura cyangwa kuyikoresha ahendwa bitewe na tisi yego ugena agaciro kayo bitewe n'umwenda ikozemo okay rero iyi shati ni zimwe bita zifite imigongo izi zigezweho cyane ku bapapa biyubashye ahantu hari ceremony heza hari classe ni meza cyane ndabakundishije abantu bashaka amashati bazambwira rwose nkabafasha yego iyi ni ya mbere yarakoze cyane Sylvie ari buze kuduhereza contact ziwe kugira ngo uramutse wakunze iyi myenda ubashe kumuvugisha noneho abe yagukorera design yawe ushaka cyangwa se ube wareba mu yo yakoze iyo wakunze umuvugishe so waswereka n'indi hano hari akandi gakote keza kadoze mu itise nziza cyane iri class nako kaba gafite imigongo hano gutya ku mpande tugezweho akanako iyi tise yako iri hejuru ukuvuga ngo karahenzemo gacya kusi cyane agaciro kayo ubwo kisumbuyeho kurusha iriya twabonye mbere yego yego nabereka n'indi hari iyindi hano nayo ni iy'abagabo akanako itise itandukanye n'iya mbere yego ndabona ari imyenda myiza cyane reka twereke n'indi yego indi nayo ni iy'abagabo ni iyi ngiyi murayireba uko imeze nziza cyane ku bantu bose bayifuza tuba twazidoze ushaka yaza tukamupima tukamudodera ubundi babyizi uje tugufata mizire zawe tukagukorera ntabwo ari ngombwa kuza ngo utore izimanitse kuko abantu ntabwo baba bangana birumvikana uramutse ukeneye ishati cyangwa se undi mwenda uwo ari wo wose mwiza wa made in Rwanda cyangwa se ufite modele runaka ukeneye Sylvie arahari kugira ngo agufashe wawe akagakoti ndabona ari keza agakoti nako gakoze mu itise bita golden yego amatise atandukanye yego iri naryo ni ikote ry'abagore nababwiye ko ntangira bwa mbere natangiye nkora amakoti y'abagore yego bigenda bizamuka arakoze cyane Sylvie murabona ko mu by'ukuri afite imyenda myiza design nziza cyane hari umwenda utatubwiye hari n'uyu nguyu naje nambaye design ni nziza cyane yego akakote nambaye nako ni tumwe mu design tugezweho ni keza kuba gashaka bambwira bakareba rwose uko kameze ni umwenda mwiza cyane ngira ngo murabona ko Sylvie
ageze ku rwego rwiza, imyambaro akora cyangwa se imyenda akora irahambaye, iri kuri level nziza cyane. So uwo waba uri we wese, waba uri umuyobozi, waba uri uhagarariye iki, waba nawe uri umu fashion designer cyangwa se ukunda ibintu by'imideli, ngira ngo Sylvie urabona ko yagufasha cyane. Tubwire noneho abantu baramutse bakeneye iyi myenda yawe cyangwa se imyambaro yawe, bakugeraho bate, bakubona bate, bigenda bite, biroroshye cyangwa biragoye? Murakoze cyane. Umuntu uramutse akeneye ubufasha cyangwa se serivisi zanjye, ubundi nkorera mu isoko rya Nyarugenge hariya mu mujyi, umuryango wa 37 muri floor ya 2. Ubu niho ndi gukorera. Ariko ubundi icyiza natanga nimero zanjye z'akazi nyine nkoreraho na WhatsApp ziba ziriho, ku buryo uramutse ugize akantu ubona ushaka se ukaba wanyandikira ukambaza. Sinzi nimba nahita nzivuga. Wazitubwira nta kibazo. Yego, ni 078 50 82 68 8. Asubiremo 078 50 82 68 8. Yes, arakoze cyane Sylvie. Nimero nizo ngizo tuzazandika no muri description, ku buryo uramutse ukeneye modeli iyo ari yo yose ugomba gukontakta Sylvie kugira ngo agukorere umwenda mwiza waserukana mu birori cyangwa se ahariho hose, yewe niyo kujyana mu biro ahariho hose. Sylvie ari tayari. So Sylvie, nagira ngo utubwire muri make ingano y'isoko umaze kugira. Ese imyenda yawe iragurwa cyangwa urakora gusa ukadepa ugashyira muri shop, bimeze biti? Clientele, abakiriya bakugeraho bihagaze biti? Ubu ngubu isoko ryanjye ahantu rigeze, natangiye nkorera umukiriya umwe amabandi ampundi, undi nagenda ampundi akongera akagaruka, barabazanye ubundi abakiriya. Icyambere ngiyewe uburyo marketing yanjye nayikoze, ndashaka gukorera umuntu ikintu cyiza gifite quality, ku buryo we wanyihera abakiriya ki publicity. Ntabyo kuvuga ngo ndahamagara umuntu cyangwa nicara ahantu ngo ntegereze abakiriya. Ngiye mba ndi online ku buryo umukiriya ngati wambitse uriya muntu mu rukiko niwe wamwambitse, babimbwiye nanjye ndashaka kunyambika. Yego, ubu rero urwego ibintu bigezeho, ubu ngubu mfite abantu bagenda babwirana benshi ntanazi. Njya nkumva umuntu arampamagaye nimero ntazi, yego nkamukorera gutyo. Gusa ubu ngubu icyo nshaka nuko ndashaka no kuzaza nkora nshya no muri shop, ku buryo n'ushaka ibidoze bihari abisanga, atari ngombwa kuza ategereza ko bazamukorera. Yego, ubu biracyari urwego, niyo step nshaka kongera kugeraho. Yego. Courage kabisa, courage. Ufite social media ukoresha cyangwa utegereza ko umukiriya aguhereza undi gutyo ugapostinga kuri WhatsApp, bimeze biti? Ndavuga ahantu wenda online ugaragariza imyenda yawe, tuvuge utabanje gutegereza ko abantu baza kuri shop ngo barebe imyenda wakoze, ahubwo wowe ukafotora ugapostinga, ku buryo n'umuntu witambukiraga ari kuri social media abasha kubona ati umwenda ndawukunze, wenda akaba yagukontakta. Oya, ntago ndagira social media nakoresha, ni WhatsApp akenshi na telefone isanzwe. Ako kantu ako uzakagerageze muri marketing y'iki gihe tugezemo karakora. Ukaba ufite imbuga nkoranyambaga za Facebook, za Instagram, n'izindi zitandukanye, ugenda ufotora ushyiraho ibintu wakoze, abageni wambitse, ku buryo abantu babasha kubona, none na babandi wenda uwo batarangiye ubibonye kuri social media akaba yagukontakta. Reka twiganiremo gakeya. Hari event imaze iminsi ibaye yitwaga Mercedes-Benz Fashion Week. Waba warayumviseho cyangwa uyizi? Narayumvishe ariko ntago nayigiyemo. Kubera iki? Ubwo ni nkaho ni contact zidahagije hari nabonye, cyangwa information zidahagije. Nta makuru ahagije wabonye? Hari andi ma event cyangwa se amarushanwa y'ibintu bijyanye n'imideli waba ari witabira? Nta namwe nanitabira, gusa ubu nabyo biri muri plan ndi guteganya. Yego. Byumvikane ko uracyafite urugendo runini, ugomba gushakisha amakuru ukamenya ahantu habaye ama event ya fashion,
niyo wajya kureba gusa abandi ba fashion icyo bagezeho cyangwa nawe ukitabira ukamurika imideli yawe sibyo nizere ko ugomba kubiteganya ukabikora impamvu nayo mbikubaje nashaka kubaza wenda nimba hari imbogamizi uhura nazo mu buryo bwo kumenyekanisha impano yawe cyangwa se imideli yawe ariko ubwo utari watangira kwitabira ama event menshi ushobora kuba nta challenge nyinshi wahuye nazo. Nta challenge nyinshi nawe nazo gusa haracyari urugendo mba mbona ko nkifite akazi muri ibyo nabyo ndabiteganya kugira ngo ngire urwego rumwe mvaho ngere ku rundi. Yes, Sylvie, nagize amatsiko nifuza kumenya ibiciro by'imyenda ukora byaba bihagaze bite se ntago bihenze ku buryo biri buze wenda kutugora cyangwa se abandi bantu hari abantu bafite ubushobozi wenda butari bwinshi akaba yakwifuza imyenda ukora yabonye ari myiza ese ibiciro byaba bihagaze bite ibiciro bya product cyangwa se imyenda ukora biba bihagaze gute? Ibiciro rero bigenda bisumbana bitewe n'itisi umuntu agiye gukoramo ikintu uwo muntu uko kimeze. Uwo muntu ashobora kuvuga ati ngewe mfite amafaranga make amagani ntabwo ari simfite wenda ubushobozi bwinshi cyane wenda muri make yanjye ni iki wankorera akaba ushaka ishati nk'iyawe icyo gihe umwereka ati se ijyanye n'ayo mafaranga yiwe kugira ngo nawe abone icyo ashaka kwambara ubanza ukayimwereka akabishima. Ntabwo wamubwira ngo naya ngaya umukorere ku ishati umukore kimwe nk'ibya wa wundi utamwese asanze bidahuye yavuga yuko wamubeshye. Uranza ukamenyesha ko bitewe n'amafaranga yiwe itise bijyanye ari iyi ngiyi. Amatisi agiye atandukanye niyo mpamvu ibiciro bigenda bizamuka. Wow, byumvikane ko ibiciro biterwa n'itisi ariko nyine ntago uheza niyo naza mfite ibihumbi byanjye 10 cyangwa 20 wamfasha ukankorera ubundi ubwo bihera kuri 20 ku 20 kuzamuka. Ubwo tuvuze wenda umwenda wa menshi wenda waba warigeze ukora cyangwa ufite muri shop yawe ni nkangahe? Ubwo ndajyana umve muri make range cyangwa se iki niba nabyita icyegeranyo amafaranga makeya cyangwa se menshi kurya umuntu yakumva ubushobozi wenda bitewe n'ubushobozi afite ko yaba yaza mugakorana. Yego, umuntu aramutse afite ubushobozi bukeya byibuze yahera kuri 20 kuzamura ariko kuza umwenda wa menshi umukiriya uri mu shop yanjye cyangwa se nakorewe umukiriya amarika gukora umukiriya ni 90. Wow, 90 by'amanyarwanda. Wow. Arakoze cyane Sylvie, murumva ko imyenda ye yihagazeho ariko nkuko twayibonye ni quality nziza ni design nziza ntago byakubuza n'ubundi kumuhereza modeli yawe akagukorera. Ibiciro ubundi ntago navuga ngo buri ku rugero rumwe. Urugero nk'itise iyi nambaye itise y'ingiye igura 4,000. Ubwo rero n'ibigura 4,000 ni imigongo byose kuyishyiraho twe twukora ku 30 kose karemo ariko none nkaka kanjye ubwo umuntu umupimye ashobora kuba ari munini cyane akaba yakambara igitambaro kirenze iki ngiki iki gihe igiciro nacyo kiriyongera. Niyo mpamvu nakubwira ngo igiciro ngo permanent ngo ni iki ngiki ahubwo bigenda biterwa nuko umuntu kunangana ese arakoshitse imeze gute iki ku ruhe rugero uko aguha amafaranga byose hamwe ukamubwira icyarimwe wakamuhereza ikintu cyuzuye. So Sylvie nagira ngo dusangize muri make nk'imbogamizi cyangwa se challenge cyangwa se ikintu kikugora cyangwa cyakugoye muri iyi kariyeri yawe ya fashion designing. Murakoze. Imbogamizi zirimo cyane cyane ibintu bya made in Rwanda akunda kuba imbogamizi zuko abantu ntago baha agaciro cyane ibintu byabo kumva ko ibintu byakorewe mu Rwanda abitesha agaciro akumva ntago bimeze neza akumva ikintu cyavuye Dubai cyangwa cyavuye muri Amerika akumva icyo kintu kiri hayo muri mind yiwe. So noneho ugasanga iki kintu cya made in Rwanda wakimwereka akihaye amafaranga makeya ntatekereza ko waguze ibikoresho waguze n'iyo migongo n'iki byose wabihenze bigatuma bitesha agaciro. Abenshi ntago mu mitwe yabo barabyakira neza ko made in Rwanda ifite agaciro kandi ifite imyenda myiza ikomeye. Ikintu kirimo cyo kingora cyane cyane nuko umuntu igihe akwaka ikintu yaragikuye nko kuri
interineti ahandi hantu hatanaza apfuye kubona gusa akaba ati nikitamera gutya ntago rirema ntago rirema yego ugasanga nyine icyo gihe birasaba ko uhora uri update ko ikintu umukiriya ashaka ko kimeze kose akibone yego niyo mbogamizi mpura nayo kurwana kugira ngo abakiriya banjye nkomeze mbubakemo icyizere yego. Wow, byiza cyane. Muri make se aya matisi ukoresha cyangwa se imyenda ukoresha iva he, uyikura he, utuntu tw'imigongo, ibi bipensi muteraho, materiel mbese ukoresha muri rusange uzikura he? Okay, materiel dukoresha ngiye nkoresha ubundi hari mu mujyi ziba zihari hose cyane ko abantu bose ntabwo babaza aho bigurirwa ariko twebwe abatayeli tuzi aho bigurirwa yego. Ziba zihari izo ukeneye zose, hari n'aho baranguriza wahasanga izo utabona ahasanzwe ku buryo ushobora kubaza usiti se yavuye he kandi uhazi aho yaturutse nyine yego. Made in Rwanda hari ukuntu tukunze kuyumva wenda ukaba warishyizemo mu mutwe ko ni ibintu biri aho nyine bisanzwe kumva ko utabeza agaciro ibintu uvuze nibyo, ariko Made in Rwanda cyangwa se imideli ikorewe hano iwacu yakozwe n'aba fashion designers bakomeye nka Sylvie, ni umwenda ufite agaciro kandi agukorera design nziza ku buryo tutakagombye gutekereza cyangwa se ngo dutegereze umwenda uzava China cyangwa se uzava i Burayi cyangwa se uzava hehe, ahubwo tukaba twakoresha hano iwacu, cyane ko abantu bakunda imideli burya bakunda kwambara ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Aho rero niho aba fashion designer nkamwe muza noneho akaba yaguhereza modeli ye ashaka ukayimukorera, noneho ku buryo we natambuka mu nzira urabona ko yambaye imyenda itandukanye n'iy'abandi. Tuvuye ku mbogamizi se ni iki wenda nk'inyungu cyangwa se benefits, ikintu cyiza cyangwa se ikintu waba waragezeho ubikuye muri iyi industry cyangwa se muri kariyeri yawe yo gukora imideli, wadusangiza muri make ku buryo n'umuntu ukunda imideli yavuga ati uriya mwuga urimo amafaranga, reka nshyiremo imbaraga nanjye mbigereho. Hari ukuntu wenda urubyiruko tujya dukunda gupfobya imyuga, kumva wenda ngo sinaba umudozi, sinaba iki, sinakora iki, so wowe dukundishe fashion designing, noneho unadusangiza wenda experience yawe, ikintu waba waragezeho, udukundishe muri rusange fashion design. Yego, ubundi mbere na mbere ubutayeli ni bwiza, ni umwuga mwiza. Ikintu abantu abashishikariza rero kugira ngo bumve ko ubutayeli ari bwiza, ni umwuga ukora utavuga ngo bisaba mbese ahantu uri hose wawukora, ahantu waba wimutse ukajya hehe wawukora, waba uri hose mu gihugu, waba uri mu ntara, waba uri i Kigali, aho ariho hose upfa kuba ubikunze ubishaka, abantu babona ibikorwa byawe bakabikunda. Rero ikintu ngiye nakuyemo inyungu yabyo, nkanjye mbona ndi umwana w'umukobwa, mbasha kubona amafaranga akemura ibibazo byanjye ntagombye kuvuga ngo papa nkeneye iki, mama nkeneye iki. Nicyo kintu cya mbere byamfashije, numva ni byiza gusaba abantu no kuba dependent for another person. Cyane niyo mpamvu udafite umusheri ko urihagije, ikeneye ikintu urakibona. Si ukuvuga ko umuntu yihagije, ariko bigufasha kwiha agaciro. Nicyo nashishikaza n'abana b'abakobwa kugira ikintu bagira bakura amafaranga, bataba akantu kose kuja gusaba kundi muntu, watekereza undi muntu wagufasha yego. Impamvu nari ngashyizemo ako kantu, hari ukuntu wenda sinzi imyumvire, hari ukuntu abana b'abakobwa benshi abazi ngo ninkenera kujya muri salo ndabwira sheri, ninkenera gukora iki, ninkenera amavuta ndabwira runaka, ninkenera iki ndabwira ababyeyi. Ariko ni byiza cyane kuba wowe ugeze ku rwego uvuga uti ninkenera iki n'iki ngiye ubwanjye ndabyikuraho, ni byiza cyane. So nta zindi benefits cyangwa se izindi nyungu wakomeza kudusangiza zo muri fashion design? Izindi benefits zirimo kuko byatumye menyana n'abantu batandukanye kandi bamenya ku byiza.
bituma ngenda menyana n'abantu n'inshuti, bimfasha kwagura imirimo yanjye. Ikindi cyamaze gukuramo, urumva ntabwo burajya ku rwego ruri hejuru cyane ngo uvuge ngo nakuyemo imodoka cyangwa inzu n'iki. Iki kintu nakuyemo ni uko ubu ngubu mbasha guha n'abandi akazi abandi. Hari igihe mbona akazi nkabona wenda kambaye kenshi kandi abakiriya babikeneye mu gihe mbona ntazayabasha kubona muri iyo minsi, kandi umukiriya wanjye agomba kumwubakamo icyo cyizere ko ngenda update ukora ibintu bye neza, sinshaka kumwicira icyizere, bigasaba ko ntanga akazi. Ubwo mfite umuntu dukorana mu kazi umfasha mu budozi, mba mfite umuntu umfasha nkorana nawe umfasha, nkaba mwishyura nkamuhemba. Ndakeka nabyo bimpa icyizere ko n'ibindi nzabigeraho. Wow, byiza cyane. Ahubwo nanjye no kuzama akazi nzi gushushanya, najya ngushushanyiriza imideli, udukoti n'iki murumva ko fashion design ni umwuga mwiza cyane, ushobora gukuramo amafaranga, ukagira connection, ukamenyana n'abantu batandukanye. Ni ikintu cyiza cyane, nabashishikariza abantu bakunda fashion design, mukunda imideli. Sylvie arahari. Ese umuntu aramutse aje ngo umwigishe, wamwigisha? Twavugana, hareba ko bikunda bitewe n'igihe cyanjye. Ntabwo nakanga kwigisha umuntu, ariko bisaba ko ureba igihe cyawe se bimeze bite, se byavamo byakunda. Icyo nashaka wenda abantu badukurikiye bamenye ni ukugira ngo uzakunda iyi mideli ukora akavuga ati uyu muntu namwigiraho, wenda azakwegere nawe. Ntihazaza baje kugura gusa, ku buryo n'abandi bantu baza ashaka kwenda kunguka ubumenyi. Nawe ashobora kuba nawe ari umudozi, ako wenda yabonye hari ubumenyi umurusha, akavuga ati Sylvie reka mwegere. Umva ko umuhawe ikaze, waba uri fashion designer cyangwa ushaka kubitangira, ushaka kugura kwa Sylvie, ni karibu cyane. Sylvie, ugereranyije wenda nimba ubyibuka neza, uheruka kurya intabire ryari? Kurya intabire? Intabire ntabwo bayirya. Intabire ntabwo bayirya. Intabire ni ahantu baba bahinze, ahantu bahinze, ubwo butaka bahinzemo nibwo bita intabire. Uranyemeje nzi ko ugiye kumbwira ngo mu kwa kangahe ngo igihe iki n'iki. Bisa nkaho ukurikirana ibintu bita imitabo. Se urabizi imitabo? Amayogi yo ndayazi. Ndakeka ni ko hakundi umaze guhinga kuri abagenda barunda ikirundo cy'ubutaka kugira ngo bateremo imbuto runaka, nibyo bita amayogi. Sylvie rero arasobanutse nk'uko ubyumva, arasobanutse cyane. Sylvie, dusa nk'abasoza, nagira ngo wenda uguhereze umwanya, niba hari abantu wenda bagufashije muri uru rugendo rwawe ube wabashimira, niba ari n'abaguhemukiye ubabwira uti ugira ubutumwa ubagenera. Umwanya wawe, hari umuntu ufite wo gushimira cyangwa se hari ubutumwa ushaka gutanga guhereza abantu badukurikiye, uyu mwanya ni uwawe. Washimira cyangwa ugatanga n'ubutumwa cyangwa ukanenga, umwanya ni uwawe. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndashima, mbanje gushimira mwebwe mwadufashije mu ikiganiro, ni ukuri Imana bamugisha. Icya kabiri ndashimira abantu bamfashije muri uyu murimo wanjye w'ubudozi, designer. Hari abantu benshi bamfasha, cyane cyane abo dukorana n'abadoda bagenzi banjye. Iyo abonye nyine uri kwiga ufite ubushake, nabo bakuba hafi bakankuraja, kuko ni bakeya bagira ubwo bushake bwo gukora ibyo bintu. Hari benshi bamfashije, harimo witwa Theo, ndamushimira cyane rwose, nababyumve. Yego, n'abandi twari dukorana hano witwa Claire, dawe yaramfashije. Yego, n'abandi dukorana henshi muri atelier. Ntabwo vuga ngo umwe agufasha undi arakoreka, hari ababa barabikoze kurenzaho, cyane cyane witwa Theogene, ndamushimira cyane. Yego, abandi nshimira ababyeyi banjye kuko barabishishikarije kuva kera, abishikariza nkiri umwana, bati se ubudozi ko ari bwiza, iki n'iki, ko byaza kugeza ahantu kure. Kwiga ni byiza ukiga, ariko ukagira n'akantu k'umwuga wibikaho, bakabimbwira. Ntibarekera gukomeza babinshishikariza paka igihe cyageze. Ubu ngubu nka nandi ndashima. Yego.
nk'ubutumwa wenda wagenera abadukurikiye cyangwa se abantu bakunda imideli cyangwa se nk'uko wabivuze bantu bagifite imyumvire y'uko imyenda cyangwa se imyambaro ya made in Rwanda ari imyenda idafite valeur iri hejuru, ubutumwa mbese wagenera abantu muri rusange? Murakoze. Ubutumwa nagira abantu muri rusange rero, abantu ikintu nababwira bakunde bite ku bintu byabo, sinzi ukuntu nabyita. Nimba umugani baca mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu araterwa akanitera, hari watera neza ukanitera. Wowe twebwe ubundi twagakwiye kumenya ko icyo kintu kiri hasi tukakizamura. Saba njye bitekereza gusa, buri wese akaba yabitekereza. Yego, abantu bose muri rusange. Yego, muri rusange. Yeah. Sylvie arakoze cyane, reka namwe mbashimire abari bakurikiye iki kiganiro. In Peter Praise nabasaba gukora subscribe, share, comment, muduhereze commentaires zitandukanye, mutubwire muti umwenda twawukunze cyangwa se dukeneye ko mukora ikiganiro ku kintu iki n'iki, ibintu byose bitandukanye, icyo utekereza cyose, niba ari byo twakoze neza muduhereze like, cyangwa mutubwire ibyo twakosora ubutaha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. So murakoze cyane, naho ubutaha.